Kimwe mu by'ingenzi wabura kikabangamira igice kinini cy'ubuzima bwawe ni ukwambara. Twese turambara, ariko dutandukanira mu kwambara neza. DC bisobanura David Clothing Limited ni igisubizo kubifuza kwambara neza. Tubadodera kositimu nziza cyane ku bagabo, tubakorera za bakosi nziza muri gukunda muri benshi. Tubakorera kandi imyenda y'ibirori. Tudodera ibigo bitandukanye, amahoteli, ibigo by'amashuri, amakorari n'abandi benshi. DC nikwe twambika ibyamamare bitandukanye, abahanzi, abakinnyi b'amafilimi ndetse n'abandi. Waba uri kure, wohereza ifoto yawe gusa, tukakudodera imyenda yawe ikakugeraho aho waba uri hose ku isi. Tudoda n'indi myenda yose tutavuze. Unafite design urayizana ukatwereka ifoto. Kandi tugira gahunda, abifuza imyenda yuzuye namwe irahari. Dufite shop irimo icyo wakenera cyose, n'amashati meza ya made in Rwanda arahari. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Chic. Waduhamagara no kuri nomero 078 50 79 72. Iri no kuri WhatsApp. DC, icyubahiro cyanyu kiri mu biganza byacu. Wow. Mbere yuko ngenda ndashaka ko ntunganyiriza ira raporo y'abara abacuruzi bashyashya bose. Ibyo arurimo. That's good. And ndashaka kumenya aho zira modoka zigeze ndetse na bano bagabo kuri site. Ira kontra yabo bisubiremo neza, hanyuma mu gitondo gisange biri hano. Okay? Hari ikintu nashaka kukwereka. Kunyereka? Ikijyanye n'ibiki? Claudia n'amika kugucira. Nayo foto. Ibyo bitinda bane bari cyo bagiye kumbwira nta kibazo. Ariko kigaragara cyo No, ntabwo bari kunshi nyuma ahubwo ndabizi ko aho bari kumwe. Okay? Yeah. So niba byari byo nagenda. Okay. Sawa kaskezi. Kugenda bite? Nta mugabo mfite imana. Enje mbaza gishamu. Bishaka kubera byinshi. Nta mugabo ufite? Yeah. Wari we? Wambabariye. Ko nakubwiye ngo ugiye cyumbazo mbabariye. Nako. Claudia. Manu ubundi busazi mwana. Nkifata uziko ndi kwandi kumwe na Mike nkumva ari kunkurura. Nje Claudia ndi gukunda Mike. Oh my god. Man fashe mpe dikorata. Kuko nyine ugira ute? Ukundi kwiyumvamo Mike. Ntago nigeze nkwiyumvamo mu buzima bwanjye igihe ntari ndi mu rukundo nuriya mushema. Ndikwibaza Claudia wanyawe, Claudia w'inzozi bari gukina filme. What's going on in your life? Nkabyibaza tu.
ibyo bibora uri kubyumva uri kubyumva njyewe wanga abahungu bameze kuri ukuntu ahubwo ni njyewe umuntu uri gutangira kumva mukunda nawe ndi kugira aho numva njye nabimwibwirira nambwira ati Mike actually ndagukunda pe Eyo. Oh Eyo. My God. ndakora iki sembe actually byanshanze Cyangwa ucoze kujya kukancana. biri weird Nese uri uvuga umutima wawe ushaka iki? nshaka Mike afite character nkunda azi kuganiriza umuntu mbona nyine n'umuntu wabasha kuguha care uri mukunda ukaba wishimye then ndi mu rukundo na Shema Uramukunda? Shema just afite character ziwe naho nzifuza mu gentleman afite vision afite iki ariko ntabwo azi gutanga care pe and ntabwo naza ubuzima bwanjye bwose ntishimye byanshanze uzi nk'Imana ingiriye neza ugafata character Mike afite kaziha Shema Erega ntabwo. yarabibusanye Ntabwo Imana yareba umuntu kuriya ngo nirangiza ngo imuhe ibintu byose ntabwo bishoboka. ndi nyenda akora iki sorry ndikuvugira hejuru si wamfashe basi mfasha nyimushuri Reka nkubwire. Kurikira umutima wawe. Kuzi ntabwo wabaho ubabaye hejuru ngo y'umuntu ngo urifuza umuntu umeze gutya. You never know, n'ibyo bintu byose wifuza wasanga na Mike azabigeraho. ariko Shema nyine Mbese umuntu utakubonera umwanya utaguha care nk'uko uzifuza utakuganiriza nk'uko ubyifuza, what do you want for him? Just tell me. nyine turakundana kandi nyine arankunda ndabizi ntabwo ari Wowe byanjye. uramukunda? kandi nyine wumva natangiye kubona inshuti ikibazo na Mike biriya bindi bakora by'ubusitari byo kwambara ukuntu Why not? Erega jya umenya ko ushobora kuba ari kumwe n'umuntu ukamuhindura akaba uko ubishaka. I don't believe in that Why not? umuntu ni Then you don't believe God you pray. Imana ndayizera So? actually ntabwo nizera mu guhindura umuntu mukuru ufite character ziwe keretse nawe wenda aramutse nkunda hamwe yakora buri Okay, kimwe just to make sure if he loves you too. you know then what everything you will do it. uriya mujema reka mukundi kankurikira umutima wanjye nzabeho nishimye Of course. ikibazo That's ni it. uko wenda we yaba I'm here atankunda. for you. I support you, you know? basi nsengera waba nkunda I will. I know. that's my girl What?
Mike. Mike. Siko bene ko bazi cyumbwiye. Ko bazi cyumbwiye. Ntabwo nabashyiraho nyine gusa Mike urebye Byibase ndabona nyine ushaka nkubwira nyine Mike oya nyine wowe oya mbonye ahubwo banze ureke mubwire nabona umusayi kutujya sibyo reka mbanze mucurangiye indirimbo nyine ivuga ku marangamutima mufitiye kuko nta magambo mfite nabivuga sibyo urantega amatwi ibyo uri bwumve mu ndirimbo ni wowe njye sibyo nanjye mfite ubwoba gusa nanjye nawe tureka nkubwire nta kibazo okay kugukunda hari ibintu byizana ukabura amahoro no kurihagarika ugatotezwa n'umutima wamubona ugahinduka wumva kuki utambona uko mubona iyo nza kubona amahirwe yo guhitamo simba narahisemo wowe uzambabarire ninkubangamira gusa ndagukunda ndabizi ko ufite undi gusa nanjye sinjye nta mahitamo mfite ntayo nyitegereze iyo tuvugana ngerageza kubivuga ariko nkabica kure iyo mubereye bindara mu mutima kabifata uko ntabifashe iyo ukunda hageze umutima urashenguka oya simurenganya nawe simurenganya sinjye nikosa ry'urukundo iyo nza kubona amahirwe yo guhitamo simba narahisemo wowe uzambabarira curanga nawe mbwira uko niyumva ubu mvuze yuko njye nawe dukundana nubwo ntawe urabwira waza muziki nashobora ngaho haririmba nanjye niko byumva sure umvuze yuko njye nawe dukundana ntabwo washobora it's okay we ririmba n'undi nawe kuririmba umvuze yuko njye nawe dukundana nubwo ntawe urabwira undi ko amukunda ntabwo naba mbeshe iyo ibazi ko inshuti zanjye zisigaye zibibona bamwe muri bo niba bihisha burya barakumbaza ngo niba ntashobora kubyuka namenye wowe uko waramutse niba ntashobora kuryama namenye wowe uko wiriwe ibaze yuko nta kiganiro cyarangira nakubuze sinabitekerezaga
nawe nuko Sure. uramfuhira kandi nanjye nuko umvuze yuko njye nawe dukundana nubwo ntawe urabwira undi ko amukunda ntabwo naba mbeshe umvuze yuko njye nawe dukundana nubwo ntawe urabwira undi. Mike, no Shema no please. Mike mureke Reka kuri ibyo ashaka. Shema niba ushaka kubita Mike nanjye urankubita ni ukuri kw'Imana ishobora byose yo mu ijuru Claudia. Mike ijya hariya igira hirya ntabwo wamukoraho mpari niba ushaka kubita Mike basi kubita njyewe si ibintu byumvikana Mike, wowe. talk to me ntacyo bitwara Talk to me. asa nkora iki Nyine ikosa yo Do you want me to talk to you? Really? Riri yes Do you think I'm here just for you? you are here for who Shema Claudia, reka please. nkubwize ukuri Intambara let's wijyamo. be honest njye nigeze ntekereza hari umunsi nigeze ntekereza ko nagukunze ariko nyuma yuko mpuye na Mike ukaduha umwanya wacu babiri nasanze ari ubwo rukundo nigeze ngira mu buzima bwawe rero sinatuma umukoze n'urwara rw'intoki rwawe What? ukora kuri Mike What did you just say? nta matwi ugira Claudia, are you serious? I love you man ndagukunda I will fight for you nta muntu uzakoraho mpari gute se gute huh? Mike, So, Mike. wibwira Mike Wibwira Mike. nanjye tegeko kumugwanira. Shema reka nkubwize ukuri Nashidikanya yuko nyine nawe nkunda ntabwo na I fight. Shema nimurwane Don't touch me. Okay, Shema ntacyo ntankoreye mu buzima bwanjye bwose ntacyo nagusabye ngo ukinye wabaye umuhungu mwiza wabaye boyfriend mwiza wanyandikira amagambo meza ariko actually rero iz'urukundo ryawe rushaka pe nisanze ibyo nari nkeneye nabibonye mu murara wanjye kandi cyane nabonaga ari umurara udafite icyamana gusa nasanze ari umuntu nkunda kurusha abandi bose ku isi ntangira ikintu Mike. Mike. Ntakintu wabikora mani byose niwe bitangije. Mike, wabuze ibyo nanyuzemo? Ibyo ndabizi. Wabuze ibitambo natambye kubera Claudia. Ariko byose wabuze urukundo mukunda. Ikosa ni ryawe. yabitangije ate Ikosa ni ryawe amajoro narayimwandikiye twandikirana. Umpa umwanya ngo ngore amagift namuteguye. wait ni wowe wanyandikiraga ntabwo ari Shema Nabigusobanura. like Shima byose nisanze umutegura urukundo. Icyambere tumubona twaramukunze uhituma ubasha ubasha ngo mwandikire muganirize ngo mpimbe message mpimbe amagift turi bumuhe menye akunda menya buri kimwe cyose kuri bo none nayo gukora za message zose ni Mike n'undi wazandikaga nuvuga ngo n'undi kuva mbere hose nakunze Mike ntabwo nakunze Shema right niyo mpamvu njye nawe twaroraga nkabona uri bubu nkabona ntabwo uvuga njye nigeze ibyo ukunda niyo twabiganira thank you Shima ni wabiteye nta kosa thank you for saying the truth bitumye kuda kurushaho Claudia. mbabarira ntabwo don't Claudia me don't That's fine. nibe na Mike muzi wese ndabizi ko ari kirara ndabizi Utekereza ko muzi kundusha? amata Utekereza ko muzi kundusha? we no nta n'agace na gato muzi Njye wamufashe ngaho ibaze umuntu bandikira message umuntu w'umugabo ukajya umbwira ibintu byawe n'iki byose ari Mike ubwo urumva ngo Mike wamburanye iki? njye nta kintu nakuburanye ariko waramumpaye ngo don't fight with him don't wamubeshye nukuri ntabwo ari we nakunze pe warambeje utuma nkunda umuntu utari wowe nenda gukunda kuva ku munsi Mike where uyu munsi ntabwo nzi sinkuzi ntabwo nkeneye kuba uzi icyo nakora ndamutse ndakaye kurenza ntabwo kange tuzibaka uzi icyo nagukorera ibavuga. Okay bro nakubasha ariko hano n'imbere y'umukunzi wanjye ndashaka gusezera umukunzi wanjye Mike turi mu bantu urashaka dukora iki nakubashye twerekane
urandata ariko isano dufitanye ariko urantengushye muri ubu buzima ni wowe isitengushe uza ku burenganzira bw'umuntu umutima wanjye ntabwo ari igipapuro ngiye witeretera ugatuma umuntu agukunda ukura twarahuraga ugatuma mbabo wati nkayoberwa urukundo nagukunze aho rwavuye ko nkabona ntabwo ari we muntu nakunze I'm so sorry nkabura attraction between me and you kandi igihe wanyandikiraga narabonaga message zawe nkumva ndagukunda urandenganyiriza iki none nabisanganye Mike kandi kuko niwe wabaga nyandikiye urumva atari wowe watumye nkunda Mike nanjye watumye naragukunze yedi asa it's okay Mike ukiva hano singira ikintu cyawe na kimwe nsanga muri iriya nzu and you okay byarangiye sibyo byarangiye ntabwo ubasha mfite mbere yuko nza kuba wowe mfite abahungu banjye sibyo tuzibaka n'undi ntabwo wigeze uduha umwuka wo guhumeka tubayeho tuzabaho Mike yaba wari uzi ko ibyo yagutayeho byose byavaga mu byuya nabiraga ari imbwa ariko umutwe wari wangitanuka iyimbwa ndayikunda nzabe imbwa akazi yayo okay Mike ugize amahirwe ko turi mu bantu ubundi nabaye igicucu kuba ntaramenye mbere hose ibimenyetso byose nagiye mpabwa ndakwizeye umutima ukunda murakoze Mike urakoze thank you too korata Mike njyewe buriya wasanga nuriya mujama namukundaga ariya magambo mwanyandikiraga none gusanga nyine umeze gutya birushaho kunkurura kandi uriya mujama twarahuraga nkumva nta kintu afite na kimwe kinkurura pe Nene, thank you for showing me your emotions or feelings about me. Nyine uburyo ngaragaje amarangamutima yanjye bikunze kandi ntabwo nyine ntusingo ndimbwa ndizera ko niba uri imbwa ndi imbwa akazi yawe okay